mwaratuvumbuye ibintu byo kwambara udupfukamunwa ngo kuva covid yarangira ngo basitari bose bambara udupfukamunwa nayo nyikinamo nayo barankurikirana ndabizi cyane. Hari n'izindi filime nyinshi dukinamo, hari na filime ubu ngubu isoka Mande nayo ishobora kuba amaze imyaka itari hasi y'10 ninjiye mu ruganda rwa sinema, so urumva ko ni imyaka myinshi. Imyaka 10? Yego. Imyaka 10 ni myinshi. Ni myinshi. Ni 10 ni myinshi kabisa. Bitewe na n'isi turimo ubu ngubu iteye imbere muri social media. Urumva ko biroroshye ko umuntu niba uploadinze filime imwe uyu munsi ikaba ikunzwe, ugeze amahirwe ikunzwe. Yes, reka tubifurize ibihe byiza cyane inshuti bakunzi ba Mbarimbari TV, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi nkuko mubibona kuri kamera twasuye umudiaspora, muraza kuza kumumenya neza. Akaba ari umudiaspora rwose, uraza kuza kubibwira muri byinshi birambuye kuko ni mukuru, ntabwo umuntu mukuru bamuvuga arivuga. Siko bimeze. Tuguhaye ikaze kuri Mbarimbari TV. Wana asanteni sana kabisa. Turishimye kongera kujya ikiganiro kuri Mbarimbari TV. Yego. Yeah, of course. Bamwe munyita diaspora, abandi munyita Jasper. Abanyita Lucas, abanyita Babu, biterwa na filime bamenyemo. So, ego, very nice. Uyu munsi wenda ntabwo turi buza kujya muri izo zose cyangwa se ngo ariko byose twanabijyamo ko dushobora kuvuga ubuzima busanzwe ko twagusuye turi mu rugo. Ntacyo bitwaye. Buriya tuba tugomba kuganira ku buzima bwawe n'ubundi busanzwe, cyane cyane muri sinema niho hantu tugiye kwibanda. Cyane ko tuvuze ngo mu diaspora hari abantu wenda bahise babyumva ukundi. Yego. Ariko noneho reka turebe diaspora muri filime. Ni diaspora muri filime. Jasper, ku bantu babizi neza iryo zina ngira ngo bararizi. Ni Jasper muri kama diaspora muri filime Ibanga. Yego. Ngira ngo abantu benshi niho bamuzi nka diaspora, ari naho benshi bakunda kuri muhamagara diaspora. Yego. Ariko hari naho muhamagara Jasper, ça dépend uko umuntu we ibimworohera kumamagara. By the way, Ibanga muri no minsi n'ibanga rirakunzwe, ngira ngo n'abambu twifuje no kugira ngo tubiganireho. Ariko niba ari cyo gihe abanza ukomeze hanyuma ndaza gukomeza. Icyo twavuga nyine ni filime Ibanga. Yego. Abantu benshi ntekeza ko mu Rwanda no hanze yarwo ku migabane itandukanye barayikurikira cyane. Ni filime ntashidikanya kuvuga ko ari filime nziza cyane ku buryo umuntu wari wese ashobora kuyikurikirana aho yaba aherereye hose. Yego. Niba ndajya nkoresha ngo diaspora simbizi cyangwa se ndaza koza Jasper. Kuko biba byiza kugira ngo umuntu wenda akoreshe amazina azwi mu byo turi kuvugaho. Iyo tuvuze Jasper, diaspora abantu bahita babyumva vuba. Hanyuma filime Ibanga uyu munsi ni filime nziza iri kugenda itrendinga. Yego. Nkuko bikunda gukoreshwa. Hanyuma wowe waje kuza kuyisangamo gute? Sinzi. Icyo kibazo buryo nshobora kwigusubiza ariko abantu benshi nyine si wowe wa mbere ukimbajije, n'abandi barakimbaza. Uburyo nageze muri filime Ibanga. Kugera muri filime burya ni sinekeza ko umuntu abigiramo uruhare nkuko nanone arugiramo, bitewe nuko na acting yawe ushobora kwactinga. Then umuntu ugiye gukastinga muri filime bikaba ngombwa ko gukenera bitewe na character ashaka. Yego. So ntekeza ko ariko naje kwisanga muri filime Ibanga. Narahamagawe. Ubu ni casting n'ubundi. Ni casting narahamagawe. Ni filime imaze igihe, ntekeza kigeze kuri episode ngira ngo y'igihumbi hafi na 10 na kangahe gutyo. Bivuze ko rero ni filime imaze igihe. Ariko nanjye byageze nza guhamagarwa nkuko harimo abakinnyi benshi batatangiranye nayo bagiye bazamo nyuma selo ya character babashakamo. So nanjye nuko naje kwisangamo rero muri filime Ibanga. Kugeza ubu ngubu nyine ariho nyina nka Jasper cyangwa se diaspora.
ntabura kuvuga ko hari n'abantu bamwita ngo ni umutubuzi bitewe wenda na karagiteri na role bamuhaye ibintu nk'ibyo. yego. Hanyuma mu kanya wakomeje mu kuvuga amazina menshi. Iyi filime ngewe natekerezaga ko wenda iyi filime Ibanga ariyo wari ukinyemo bwa mbere, niyo mpamvu nkomeje ngo wagezemo gute. Haba hari izindi filime wigeze ukina? zirahari filime nyinshi kuko ntabwo ndi mushya muri sinema y'u Rwanda, kuko nshobora kuba maze imyaka itari hasi y'10 ninjiye mu ruganda rwa sinema, so urumva ko ni imyaka myinshi. Imyaka 10? Yego. Imyaka 10 ni myinshi. Ni myinshi. Ni 10 ni myinshi kabisa muri sinema. ngira ngo wenda abantu ngira ngo baba bahise banumvamo ikindi kintu. Urumva niba uyu munsi bakubona mwibanga bashobora kuba bazi ko wenda ari bwo ukivuka, ari bwo kuvuka mvuga ni ukuba ukivuka nyine mu buryo bwa sinema. Yego. Ariko urumva imyaka 10 urwo rugendo niyo ahubwo dushobora kuba tugiye kuganira ibintu byinshi, kuko urugendo rw'imyaka 10 muri sinema aba ari ikintu kinini cyane. Haba harimo ibintu byinshi ngira ngo wanyuzemo turaza kugenda tuganiraho. Yego. Uba ufite experience mu bintu bigendanye na sinema ndibaza cyane rwose nta gushidikanya. Tukiri aho ngaho dushushanyirize urugendo rw'imyaka 10 muri sinema twumve kugeza uyu munsi aho ugeze mu ibanga, udusangizeho, kuko imyaka 10 hari abana bahari cyangwa se urubyiruko cyangwa se abakecuru cyangwa se bamazemo umwaka 2, sibyo? Kubana rero umuntu umaze imyaka 10 ni ikintu kidasanzwe, kuko ubwo ni za 2 n'ubundi na 10 na ngira ngo nibwo wayigezemo. Aha, dushushanyirize rero urwo rugendo. Okay, nago najya kure ya traje cyangwa se urugendo mazemo muri industry ya sinema. Yego. Ngendeye ku gihe umuntu aba yarinjiriyemo gakomparinga n'igihe tugezemo ubu ngubu, usanga ko ari ibintu bitandukanye cyane. Kuko ndatekereza niba nibuka neza ngewe sinema nshobora kuba narayinjiyemo kuva 2012 ngira ngo 2012. Yego. Ntekereza ko aribwo bwa mbere nari nkandikiye imbere ya kamera. 2012. Ni kera. Ni kera cyane. Ngira ngo 2012 sinema zari zagiye kuri za YouTube? No, icyo gihe twakoraga nta YouTube zihari. Hakoreshwaga uburyo bwo gufata amasede bakamultiplier amasede, ubundi bagashyiraho amakavazi, ubundi bagacuruza bisanzwe ku mihanda. Kumwe bagendaga batemberana amasede. Numva ngewe nibwo buryo icyo gihe twakoreshaga. Urumva ni 2012 ariko nsa n'uwinjiyemo neza nka 2013. Kuko icyo gihe 2012 if I remember well natangiye muri filme ntibuka neza izina ryayo, yari filme twakoranye no producer bitaga Tente. It was in 2012. Yego. Tente yari producer. Ndumva twabaga muri Kanombe. Yego. Icyo gihe hari 2012. Ntekereza ko n'ubundi nari ndi n'umunyeshuri, nari nyiri umunyeshuri muri high school nigaga i Kanombe. Yego. Ndumva muri casting yabaye iyo filme yiwe nibwo nayijemo n'abandi bakinnyi batandukanye. Harimo bamwe na bamwe abantu basanzwe bamenyereye nk'uwo bita Didas, nawe icyo gihe twari kumwe nawe. Nawe ngira ngo abantu baramuzi muri filime zacaga kuri Afrimax, akina na Captain Regis n'abandi bakinnyi batandukanye babanaga bacishaga filime zabo kuri channel ya Afrimax. Ndazi ko muramuzi uwo Didas no muri City Med naho yakinagamo. Ngo nibuka neza amazina yakoreshagamo, ariko n'ubwo bamwita Didas naho twabanagamo icyo gihe 2012. Nyuma y'icyo gihe rero 2012 nibwo naje gukomeza mu mwaka wa 2013 nsa n'uwinjiyemo neza, noneho aribwo niba nibuka neza nibwo nabaye casted muri filime bita Isi Nisakaye icyo gihe.
ngira ngo icyo gihe ko filime nyine zari zitaratera imbere ngira ngo mu Rwanda n'abaproducer baproducingaga filime bari bake ugereranyije n'ubu ngubu bari bake cyane. Icyo gihe rero hari mu producer agira ngo washiye amafaranga muri filime ye bamwitaga Isayi Kalinda. Ya ni na producer n'ubu ngubu ngira ngo akaba na director ngira ngo nawe ari mu bantu bashyizeho itafari kabisa muri uruganda rwa sinema kuko ni mu bantu batangiye imbere. So iyo filime yiwe rero nayo twayihuriyemo n'abakinnyi batandukanye icyo gihe ngira ngo abantu icyo gihe banzi nkina nka Babu nakinaga nitwa Babu. So icyo gihe n'ubundi ubwo filime zari zikiri ku masede still zari ziri ku masede icyo gihe nta uploadinga kuri YouTube byari biriho nk'ubu ngubu. Yego icyo gihe kwari gukina filime ikarangira mugakora ndibuka ko twajyaga muri screening yayo filime igakundwa yaba yakunzwe bakagenda tukajya mu mujyi. Hari abantu twajyaga bagakora amasede bakamultiply hano mu mujyi mu gikari then bamara ku multiply amasede bagashyiraho cover zayo. Ubundi icyo gihe twitoragamo abantu bakagenda mu ntara bakajya gutembereza amasede ya cyangwa se dufite abakiriya basanzwe. Ubwo ni cya gihe hari ukuntu njya numva abanzovu bavuga ngo batemberezaga amasede ngira ngo ushobora kuba ari muri iyo myaka. Of course nicyo gihe niyo myaka rwose urumva 2013 hashize imyaka myinshi cyane ni myinshi. Ya icyo gihe rero filime twayihuremo n'abakinnyi batandukanye icyo gihe bari ku rwego rwabo nk'abasitari n'ubundi ko nibo ntekereza ko mu Rwanda nibo bari on top kuko ntekereza ko n'abandi bakinnyi bari hejuru yabo. Ndibuka ko icyo gihe iyo filime twayihuremo n'abakinnyi batandukanye barimo tukote ubu ngubu icyo gihe ngira ngo yitwaga Rurangwa muri iyo filime. Tukagiramo abakinnyi nka Gakwaya Celestin. Yego bamuzi nkaka ndamureba. Ya harimo abakinnyi nka Antoinette Uwamahoro Mama Gentil Narengore baramuzi cyane. Narengore arazi cyane baramuzi cyane. Hakazamo abandi bakinnyi batandukanye nka Umutoni Asia abantu benshi baramuzi nubwo atakibarizwa muri industry y'u Rwanda ya sinema ariko ko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika numva bahuriyemo n'abantu bakinnyi b'ibyabo bari barimo kuri uwo mwaka wari wahuriyemo n'abantu bakomeye cyane bo muri iyi sinema. Ariko nkomereza urugendo nshaka kugira ngo dukomeze urugendo tugere kuri filime Ibanga sibyo aho bitangiye kuza kuri YouTube. Twumva urwo rugendo kugira ngo n'abantu babone uyu munsi hari abantu babone uyu munsi amafilime ari kuri YouTube batanazi uburyo higeze kubaho iyi YouTube noneho idahari abantu bacururiza kuri ayo masede nabo bajye bamenya nyine ibyo bintu ko byabayeho. Biragoye ko abantu bashobora kubyumva buriya umuntu nakiza ko uyu munsi mu gihe turimo umuntu ibintu byo kuvuga ngo kugenda sinzi ko ushobora kugera mu rugo ahantu usangemo CD ifatiyeho filime umuntu arimo arayireba mu rugo biragoye. Ubu ngubu turi mu isi yateye imbere aho social media zateye imbere. Uyu munsi umuntu ashobora gukurikirana filime mu buryo butandukanye online bitandukanye na kiragiye. Aho dushaka gukomparinga kugira ngo tubihuze ni ukureba uburyo ki umuntu icyo gihe uburyo sinema yari ivunnye kuyikora haba kuyikora ndetse no kwinjiza ni ibintu bitari byoroshye ugereranyije n'ubu ngubu. Urumva icyo gihe niba umuntu yarabyukaga agafata amafaranga ye akayashora muri filime akayikora ikarangira ubwo habaga hagiyeho urundi rugamba rwo kuvuga ngo gahunda yo kwishyira ku isoko. Kwishyira ku isoko uyu munsi umuntu arabyuka agakora filime ikarangira akayaploadinga kuri YouTube. YouTube abantu bagakurikirana filime yakundwa uko yinjiriza kuri YouTube ikamuhemba. Ariko bitandukanye na kiragiye wakoraga filime uko umaze kuyikora bwa bushobozi bwo kugenda ukamultiply CD ntabwo byari byoroshye. Bwabura ukabashaho no kuyirya. Bwabura aryo wayikoraga wayirangiza kubera ko utabonye amafaranga yo kugenda mujye muri studio bongere bagukorere multiplication ya CD. N'ubundi filime ugasanga ucuruje na CD nka 500 zonyine kandi uza kugira ubushobozi wari ku multiplier na CD nk'igihumbi cyangwa 1000 bingahe ukazijyana ku isoko zigacuruzwa. Urumva aricyo giye kwinjiza byari gake.
nanone turabigarukaho mu buryo bwo kubaka izina cyangwa se kumenyekana. yego Nabwo byari ibintu bitoroshye kuko gukora filime umuntu byonyine kugira ngo umuntu azamumenye cyane nk'abantu bari batunze amateleviziyo, urumva bari bake rwose pe. Washobora nko kugera nko muri quartier ugasanga nk'abantu batunze televiziyo ni hakeya cyane. Abantu nko muri quartier umuntu umwe arayifite, wenda abantu bazaga ku nabyandi byacu abantu bavumba basangaga nk'abana bagiye mu rugo kujya kureba abana bagenda bakajya kuvumba mu quartier ugasanga kujya kureba bashinze udutebe. yego Urumva rero kugira ngo umukinnyi azubake izina muri ubwo buryo, quartier irimo televiziyo imwe ituwe n'abaturage barenga 10,000 cyangwa se 5,000, bro ntabwo byaga ari ibintu byoroshye. Urumva ko ni ikintu cyari kigoye kugira ngo urwa ruganda rwa sinema rubashe gutera imbere, ese babakinnyi babe popular, bamenyekane, babe celebrity, babe byamamare. Icyo gihe byari bigoranye cyane, bitandukanye n'uyu munsi rero. Umunsi rwose urabona ko umuntu ashobora kuza uyu munsi akinjira muri sinema, wenda sometimes bakamukastinga muri filime nziza, umuntu akamubona muri filime imwe kubera ko yarebwe n'abantu benshi cyane batandukanye, bitewe n'isi turimo ubu ngubu iteye imbere muri social media. Urumva ko biroroshye ko umuntu niba waplodinze filime imwe uyu munsi ikaba ikunzwe, ugize amahirwe ikunzwe, wa mukinnyi afite amahirwe, afite 1000 chance yo kuba byibuze ashobora kwamamara mu gihe gito, bitandukanye na wa muntu w'icyo gihe ushobora gukina filime zirenga 5 zirenga 10, ariko kubera ko uburyo bwo kuba za spreadinga cyangwa se zakwirakwira yego bikagorana kubera byakoranabuhanga cyangwa se ya media itaratera imbere, ya tekinoloji yari hasi, bitandukanye n'ubu rwose. Ndahamya nashidikanya ko kubona umuntu muri kiriya gihe wakinaga filime akamenyekana akubaka izina, ni ukuvuga ngo ese byaga byagenze gute? Ni wa muntu wagiraga amahirwe yo gukina muri filime nyinshi zitandukanye, kandi nabwo izo filime zikaba zifite producer wazishoyemo, nawe ufite amafaranga cyangwa se ufite uburyo buri finance ku buryo abasha kuzigeza ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye. Kuko urumva kiriya gihe cyo akuvuga mu diaspora ngo baraza gukurikirana filime zo mu Rwanda, aho byari bigoye cyane ko kuba warafataga filime yawe ukayikora udashoboye no kugira ngo ugeze mu ntara cyangwa se mu turere 30 tw'u Rwanda. Ntabwo mpamya ko wakagombye gufata filime yawe ngo multiplie CD nurangiza uzifate uzipakinge muri baga, ufate flight uzijyane Burundi, uzijyane Nairobi. Oya, kandi akazi katoroshye mu byumvikana. Ntabwo byari byoroshye habe namba rwose. Niyo mpamvu kiriya gihe rwose filime mu Rwanda byari bigoye. Ubwo aho ngaho ni mu buryo bwo kubaka izina, mu buryo bwo kumenyekana nk'umukinnyi, no mu buryo bwo kuba producer wa producinze muri filime nawe bishobora kumugira umusaruro ugereranyije n'ubu ngubu. Yego. Bivuze ko ndibaza urugendo twa turimo kugira ngo dufate urugendo rwo kuva icyo gihe kugeraho aho iyo filime Isi Nisakaye wakiniyemo, nyuma yaho ndagira ngo mubwire ko noneho nyuma y'icyo gihe urumva byo twari 2013. Yego. Hari igihe ubwira umuntu nyine ngo watangiye uruganda rwa sinema cyangwa se warwinjiyemo icyo gihe 2013, ni nka histoire, ni amateka, ntago byumva nyine no kubarira amateka utigeze ucamo utigeze ugira. Ariko rerema ndagira ngo babwize ukuri ko niko bimeze. Iyo myaka nicyo gihe twari twarinjiye mu ruganda rwa sinema turapushinga, ariko bigoranye. Ari hahandi byagezaho ukareba ukavuga se ubundi ibintu ndimo kuzana ibiki, ukareba urakina filime ukabona nta gutera imbere, haba mu buryo bwo kubaka izina, haba mu buryo bwa income, icyo ukuramo ukabona byose biragoranye. So sometimes ugahita uvuga noneho hakugera mu meze muri ibi bintu mbona ko na intérêt birimo kuma, reka mbivemo nerekeze muri iki kintu, mbanze ndebe ko nta handi ngiye hari icyo nshobora kubonamo.
ariyo mpamvu uzasanga abantu benshi bagiye muri sinema icyo gihe abantu benshi bagiye babivamo babivuyemo atari uko ari iyindi mpamvu no ahubwo babonaga ibyo barimo bakabasa ibintu turimo birakunda ko bizagira aho bidukura aho bitugeza ugasanga biri complicated so icyo gihe rero nka filime zose zagiye ziba uploaded nyuma urumva twagiye tuzikina zigaca kuri izo CD nyuma yaho bagiye bafata kongera niba twabyita gutera ni kuzikonvatinga cyangwa se kuzihindura barazihindura noneho batangira no kuzaplodinga kuri YouTube urumva byari maze gufata nka 2015 ngira ngo niko ntekereza hafa 2015 2016 ndumva ariko batangiye kongera kuzishyira kuri YouTube noneho kuri YouTube naho bazishyizeho kubera burandagenda mpuzi ibintu kubera ya quality ya filime noneho ya quality ya filime ubwo ndagenda kuri ku bikoresho by'icyo gihe byari bihari ibikoresho byari cheap ugereranyije n'ibiriho rwose ntabwo nshobora kukubwira ko filime nawe uzarebe usibye na filime zo mu Rwanda na filime za Hollywood nka filime ziba zarafashwe mu binyejana nka bingahe byashize ukazikomparinga na filime zikorwa muri iki kinyejana n'ibirebye amashusho yabyo nawe bitubona ko nta gu irimo nta buryohe zifite nta shusho igaragara ku buryo ushobora kumva ufite curiosity yo kuba wazireba so ariyo mpamvu abagerageje kuzaplodinga kuri YouTube icyo gihe nanone nyuma y'icyo gihe y'uwo mwaka bazishyizeho ariko babonye amashusho yazo bakomparinga n'ibikoresho byari bigezweho icyo gihe nanone baravuga no izi filime ntabwo twazireka kuri YouTube bamwe bahitamo kuzisiba nanone rero kuri YouTube ukurikije urugendo rw'imyaka 10 ndumva ari urugendo rero cyane ntabwo dushobora kuruvuga mu gihe dufite hano reka dukomeze kuri kubigendanye na sinema n'umwe ntabwo tugiye gutandukira ngo tujye kure ahubwo tugaruke kuri ya filime urimo ibanga tunarebe n'uburyo uyu munsi ibintu bimeze sinema uyu munsi rero urayibona ute sinema nyarwanda urumva ko ufite experience y'imyaka 10 uyu munsi urabone imeze ite ihagaze ite ugereranyije ntabwo ugereranya n'ibihe bya kera kuko ibihe bya kera birumvikana byari bigoye ahubwo urabona igana hehe iri ku ruhe rwego kuko byo ntibingana ngewe yo gukomparinga byo ntabwo byakunda ntabwo ushobora gufata sinema yo muri iki gihe 2025 turimo dusoza tugiye 2026 gukomparinga na sinema ya 2013 ni ibintu bitahura rwose habe namba niyo mpamvu ahubwo twirinda gukomparinga ibintu tutahuza ko ari ibintu tutahuza ahubwo tukareba iby'icyo gihe ariko tukareba n'iby'ubu ngubu igihe turimo ubu ngubu ntekereza ko ubu ngubu sinema yo muri iki kinyejana turimo cyangwa se muri uyu mwaka turimo no mu myaka nk'itanu byibuze ishize ubu ndahera kuva 2020 byibuze ukagera ubu ngubu 2025 irimo irasozwa biragaragara ko sinema nyarwanda igeze ahantu iryoshye igeze ahantu imeze neza ndabishingira ku bintu nka bingahe niyo nabikubira mu kintu kimwe ni ukuvuga ngo sinema yo mu Rwanda ubu ngubu ni sinema abantu bitabira kureba cyane ubona ko abantu bafite inyota yo gukurikirana filime zo mu Rwanda impamvu ya mbere ni iyi abantu mu Rwanda barisobanukiwe bamenye ko nabo ubwabo bashoboye muri uruganda rwa sinema baretse gufata cya gihe cyabo cyo gufata kureba filime za Hollywood za Nollywood mu bindi bihugu bitandukanye filime za Korea zahe bagenda bagabanya igihe cyo kuzikurikirana ahubwo bibanda gukurikirana filime zo mu Rwanda bivuze ngo ubu ngubu barimo baraha agaciro filime zo mu Rwanda cyane ugereranyije na filime zo mu bindi bihugu ubireba gute rero ubireba iyo ukurikije na views abantu ubona kuri filime yose uploadinzwe kuri YouTube urabibona ubibonera mu bafana ubibonera mu buryo mu comments abantu batanga muri filime zaba uploaded ku ma YouTube atandukanye bigaragara ko rero abantu bose bishimiye iyi industry ya filime hano mu Rwanda cyane ko
niyo ubona n'amafestivale aba hano mu Rwanda ubona ko abantu bose barayitabira barayakurikirana baba bafite inyota yo gukurikirana abakinnyi bakina filime zo mu Rwanda bivuze ko rero ndahamya nashidikanya ko filime zo mu Rwanda ubu ngubu iki gihe tugezemo ni filime zikunzwe cyane none zidakunzwe n'abanyarwanda gusa zikunzwe n'abanyamahanga tuvugana rwose bakatubwira ngo bakunda filime zo mu Rwanda even if hari abatazumva kubera ko sometimes dukina mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ariko hari n'abazikurikirana na short movies z'inyarwanda ariko zifite nka subtitles bakaba bashobora kureba bakamenya icyo zivuze ariko byonyine no gukurikira story gusa atumva ariko akayireba akabona uburyo how they act uko barimo kwactinga birabaryohera bakavuga ati dufite abakinnyi beza dufite abakinnyi bari talented dufite abakinnyi mbese character zabo nyine urabona ko barazikunze cyane so filime nyarwanda rero ubu zirakunzwe cyane zirakunzwe ku rwego utashidikanya ko yaba abanyarwanda yaba ibihugu duturanye abarundi abakongomani abagande za Nairobi hose usanga ahantu noneho hari umuntu ubasha kumva ikinyarwanda cyangwa se ubasha kukivuga ndamya nashidikanya ko ubu ngubu yaguhamya kugira ngo filime zo mu Rwanda zirakunzwe kandi zateye imbere. Yego, hanyuma Jasper wenda turimo tugenda twihuta ingaruka zo kuba umusitari zatangiye kukugeraho nziza cyangwa mbi ko buriya nta kintu kitagira ingaruka buriya n'abasitari ngo hari ingaruka bijya bibagiraho rimwe na rimwe wowe nta ngaruka zirakugeraho zo kuba umusitari bimeze bite? Urakoze cyane kuri icyo kibazo umbajije. Icyo ni ikibazo cyiza cyane ntekereza ko kirimo umuntu ushobora kucyumva ashobora kumva ko ari ikibazo cyoroshye kugisubiza ariko nkanjye muri analyse zanjye mpita numva ko ari ikibazo kirimo ubwenge ikibazo gikomeye no mu gihe kugisubiza nabyo biba bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye kuko ingaruka ushobora kuzibona mu buryo buri positive ukanazibona mu buryo buri negative. Wenda reka mpere ku buryo buhe buryo wahera ku byo ushaka njye nkeneye ingaruka gusa kumenya niba zarakugezeho noneho tukanamenya ngo ubundi ingaruka zo kuba umusitari ni izihe. Ntekereza ko ingaruka zo kuba umusitari ndazivuga mu buryo ndavuga muri make ingaruka zo kuba umusitari. Yego. Ubwo ariko ndavuga za ngaruka mbi ndahera ku ngaruka mbi. Nta kibazo. Ingaruka mbi meraho zo kwitwa umusitari cyangwa se kuba umusitari. Zo kuya. Iya mbere ingaruka mbonamo ya mbere nuko ntabwo ari kuri bose ariko hari aho umuntu cyangwa se umusitari yisanga ahantu habi kubera rya zina kandi kubera ko yabigizemo uruhare. Ubwo ahantu habi gute? Ndaguhereza urugero. Abantu benshi bakunda kubona umusitari nk'umuntu udasanzwe. Ariko ntabwo aba asanzwe. Ndemera ko adasanzwe ariko nyemera nyine hari impamvu mbivuze. Dusobanurire. Kuko kumubona nk'umuntu udasanzwe rero abantu benshi bifuza ko niba nabyita kugirana connection nabo cyane. Yego. Kandi abo bantu noneho bashaka kugirana connection n'abasitari bafite tabia zitandukanye. Izo tabia zabo sasa rero iyo uri umusitari udashobora kuba uri umuntu udahinduka kandi umuntu udahinduka. Iyo mvuga umuntu udahinduka se urabasha kubyumva kubisobanukirwa. Umuntu udahinduka uko mbyumva nyine sinzi uburyo nabisobanura ariko iyo bavuze umuntu udahinduka umuntu wese ngira ndavuga umuntu udahinduka muri character ndi kubyumva nyine ndiho ndabyumva nuko kubisobanura udahinduka mu mico. Yego njye nk'urugero ndiheraho buriya ntekereza ko kwivuga wenda reka ndeke gutanga urugero ku bandi nitangiye urugero kuko sinkunda gutanga urugero ku bandi ariko buri muntu wese ntekereza ko agira uko yitangaho urugero. Nk'urugero nkanjye ndi umuntu uri sometimes ukunda kuba ndi soba ariko nkaba nshobora kuba ndi muri community cyangwa se muri societe
rwose idakorana n'abantu bari soba cyane. Yumva ko kubana n'abantu bari soba biramubangamiye. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Akumva kubana n'umuntu udakoresha alcohol, umuntu udakoresha ibintu bitandukanye bifite aho bihuriye na alcohol, akumva nyine biragoranye kuba yabana nawe. Noneho we icyo akora sasa rero kugira ngo abashe kubona ko mushyikirana, yego, afite uburyo we arakumanipira, akaguhindura mind yawe, akaguhindura ibitekerezo buhoro buhoro, ku buryo finalema wisanga hahandi. Niba utarakoreshaga nk'urugero, ntabwo twashidikanya ko muri industry ya cinema cyangwa se no muri n'abantu bakora musique harimo abantu bakoresha na drogue. Drugs barimo bazikoresha, kandi si bose. Kandi ntabwo bivuze ngo kanaka niba akoresha drug birankuraho kuba yaba comrade wanjye, kuba yaba friend wanjye, tutavugana, tutagira gute. Dushobora kuba twahura tukaganira, niba ari project tugiye gukora tukayikora, ariko bivuze ngo apart from y'akazi hari ibindi turi buhuriremo. Tugomba gukorana, tugakorana akazi, tukabana mu buzima bw'akazi kacu ka buri munsi, ariko bitavuze ngo njye mu myimerere yanjye niba ari byo nemera, bivuze ngo wowe kubera ko utabyemera, wowe hari ibyo wemera ubinzanemo. Icyo gihe ntabwo byakunda. Icyo gihe ugiye kubangamira uwo ndiwe. Niho handi nakubwiraga rero ko iyo impact negative irahari kuba star, kuko de plus wowe nk'umusitari ugiye guhura n'abandi basitari bagenzi bawe, hari uburyo bazashaka ko muhuza, hari uburyo bazashaka ko muganira, hari ibyo bazashaka ko mukorana, kandi n'ubundi wowe udasanzwe ubikora. Urumva sometimes hari nabo bidakunda ko babyinjiramo, ugasanga n'ubundi kariyeri yawe iragenda yanga. Bamwe batangiye kwishisha, baravuga ati se kanaka ntabwo duciringa, turafata kuri iki we nagifataho, hari ibyo dukora ibi n'ibi, kandi we ntabwo yabyisangamo. Ugasanga rero kwa kwitwa umusitari kwawe hari ibintu byinshi, kubera ko hari abandi mu bihuriyemo, bituma wirimita kugira ngo bitica uwuriwe. Ariko nanone ntekereza ko abantu bose ntabwo ariko bakabaye babibona. Iyo ni ingaruka imwe. Ni ingaruka iri negative. Iyo ni imwe. Ufite indi nanone rero sasa ni ibishuko nabyo byose ndabifata muri ubwo buryo. Ni ibishuko nabyita gute, ni bya bintu bikujyana mu bintu bitakabaye ngombwa kujyamo. Ndaguhereza urugero. Iyo umaze kwitwa umusitari, urumva umuntu wese abakubona akakubonamo nk'umuntu udasanzwe, aba yumva ko kuba mwaganira, kuba mwasohokana, kuba nyine nawe afite uburyo ashobora gutwaramo hari icyo byamufasha. Sometimes we afite na intention iwe, afite intention y'ibyo arimo gukora, kandi we ntabwo bizi. Nk'urugero dukunda kubibona, tujye dutanga ingero, tujye dutanga facts y'ibintu biriho. Sana turavuga kuri for ladies, ku bakobwa cyane, ku gitsina gore. Igitsina gore akenshi iyo ubaye umusitari uri igitsina gabo, biragoye kugira ngo ubirinde, biragoye kubirinda. Sinzi niba wumva kubirinda icyo mvuga. Ndabyumva. Yego. Kuba bakujyana mu zindi ngeso wowe udashaka, ariko kubera ko ufite iryo zina ryo kwitwa umusitari, wa mukobwa wese ahari agufiteho target, ati why not uriya mutipe nanjye ntabonana nawe, gute nashobora kumwegera, gute nagira iyo chance yo kuba nagendana nawe. Noneho ntekereza ko abakobwa muri kamere yabo cyangwa se uburyo tubazimo, ntekereza ko iyo yagufatishije, yumva we umukobwa kugira ngo agufatishe, ikintu cya mbere nuko agira amahirwe yo kuguta muri ewana, kugukubita down kabisa, ubundi mukaryamana. Iyo ubonye mwaryamye sasa bro, aba yumva ko we intego ye yayigezeho.
yayigezeho ariko abayigiye ibitekerezo byawe yamaze kubihindura aba yakurangije yaba yakurangije ibitekerezo byawe yabihinduye arumva ko anytime ntabwo uhamagara kukubwira ati shuri hehe ko gushaka ndashaka dusohokana ahantu ndashaka ko tujyana ahantu sometimes wakumva none ageze kuri ya etape agufiteho responsibility niba ugiye no mu bindi bintu byawe arakubwira ati koshi wagiye kwanza wagiye ko utambwiye ahantu wagiye kandi ko ngukeneye so ntagatekereza ko kuba mwarahuye we ari ibintu bisanzwe no wowe wifashe nk'ibintu bisanzwe sometimes aza nk'umufana wawe mugatangira nk'umufana mukaganira kubwira ngenda gukunda ngukunda muri filimi ni nakubonye muri filimi ni niko abenshi tunahura nk'urugero nabihereza nka maybe yesterday evening nigeze guhura n'umuntu nawe n'umukobwa twahuriye ahantu hano mu Giporoso hano Remera nabone koromeye tazamuye iki kiganiro ataba ari inkuru zigize ntago urumva ndirinda ku mentioning uwo muntu ko byanarangiye nyine tunamenyanye ariko ntabwo mwageze hasi aho byarangiye bityo mubwire nyine uburyo umuntu muhuramo uburyo muhura n'umuntu mu buryo utanatekerezagamo ariko akagira etape muva akaba nyine yo mugeraho kubera iki kubera akantu gato kabahuje njyewe navuye ahantu muri supermarché hano mu Giporoso gisohoka muri supermarché mbitana n'umukobwa Ewana she was so beautiful kabisa naho mugendera oya nyine nitujya tubona ikintu cyiza tujye tunakivuga ariko Ewana she was so cute kabisa yari mwiza cyane umukobwa ku buryo nayo nasohotsemo abaramagaritse ngo sorry can I talk to you ndamubwira okay yes you can arambwira ndakubonye ariko ndimo ndaguconfusinga n'umuntu sinzi niba ari we ndamubwira se uwuhe muntu nawe urumva ngira ngo anzi muri filime nyine Ibanga barambwiye ngo yangu ndakuzi ngo ndakubona nkabona usa n'umuntu bita Jasper wahe arambwira Jasper ni umukinnyi ukina muri filime Ibanga ndamubwira no ntago ari njyewe arambwira no come on ngize ukuri njyewe ndabona ari wowe pe ngize ukuri niba atari wowe ndamubwira urabona ari njyewe se arambwira shaka bisa ndabona ari wowe okay urumva iyo ubonye umuntu nk'uwo akweretse amarangamutima yiwe kandi akweretse ko akuzi burya biragoye kugira ngo wirengagize umuntu wakumenye buriya wakwirengagiza umuntu utakumenye ariko umuntu wakumenye biragoye kugira ngo wirengagize so naramwemerera mubwira ko ndiwe arishima cyane arambwira okay nice to meet you arambwira okay it's fine birangira anyatse contact ariko kugeza ubu just turavugana she's my fan urumva ni umufana wanjye turavugana bivuze ko iyo uza kuba ufite nk'izindi gahunda cyangwa se ibintu bibaye birebire bishobora kuvamo bya bindi wavugaga uramutse utagiye nashaka kukubwira ni ukukubwira ko uko uhura n'abo bantu batandukanye abakobwa batandukanye hashobora kuvamo ingaruka zitari nziza tugana ku musozo ingaruka nziza ebyiri cyangwa imwe so nashaka no hari indi mpamvu hari indi impact negative nanone tutabura kuvuga indi impact negative kandi iri ku basitari bose kandi ntekereza ko biragoye kugira ngo tuyirengagize ariko nanone ushobora kuyirengagiza arayirengagiza ni bwa buryo bwo kubaho mu buzima ubuzima butari ubwacu nk'abasitari icyo ni nacyo kibaho cyane ngira ngo ubuzima butari ubwacu umusitari wese ashaka kubaho ubuzima butari ubwe kubera iki ni wa muntu uri celebrity umuntu w'icyamamare umuntu uri popular umuntu ugira ngo abantu benshi bafata nka public figure bivuze iki rero ko kumva ko abantu bose hari uburyo bakubonamo kandi ugomba kubamo mu buryo burenze cyangwa se mu buryo buhenze bituma abasitari benshi baba mu buzima bubahenze sometimes nta kwita ko na bike babona cyangwa se n'ibyo binjiza byose babishyira mu buryo bw'imibereho yabo cyangwa se mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagire uko bagaragara ndaguhereza nk'urugero biragoye kugira ngo ubone umuntu w'umusitari muri izi bisi
urabona izi bisi tugenda muri izi bisi za rusange biragoye kugira ngo nawe uzakore urugendo rwawe nk'umunyamakuru ugende winjira muri basi hano mu mujyi wa Kigali hanyuma umunsi wose nukora urugendo ugenda muri bisi zitandukanye mu byerekezo bitandukanye uve Remera ujye Kicukiro ujye Kagugu uve Kagugu ujye ntabwo namubona nta musitari n'umuziye amakuru dufite ntabwo namubona ngo muba mwambaye ubupfukamunwa n'ingofero ngo mwaratuvumbuye ibintu byo kwambara udupfukamunwa ngo kuva covid yarangira ngo abasitari bose bambara udupfukamunwa iyo mugiye muri bisi ko muzi ko tubazi ko muri abantu batanja benshi muhita mwitsimba mu dupfukamunwa n'ingofero urashaka kugira ngo tuzongere kwanga kugenda muri bisi oya mwabyanga kubigendamo gute kuko erega ikibazo benshi gihari turakizi abenshi baba basitari abantu baba basitari ariko bitangana n'ikofi yabo nyine ubusitari burusha ikofi ubunini sibyo nibyo nakubwiraga urumva kuri uyu munsi niba ntarabona amafaranga yo kugura imodoka yanjye ngomba kugenda kandi nanone ku rwego rwanya nk'umusitari ntabwo binyemera kugenda muri public transport urumva ni ibintu rwose biba bigoranye urumva nandi usanga nyine turagenda ku tumoto nabwo sometimes niyo tugenda twambaye maske urumva rero nubwo buryo kwa gushaka kuba mu buzima nyine butari ubwawe iyo ni ya impact negative twavugaga rero icyo ni ikibazo aba noneho wowe ibyo nawe byarakunaniye ntacyo babihindura cyangwa ufite inama wagiraho abantu y'icyo bakoze genda bishoboye kuko ngewe bisi ishobora kugendamo kuko n'abayigendamo bose ntabwo tubarusha ubushobozi sibyo hari n'abafite ubushobozi burenze ubwacu wagendamo nta gapfukamunwa nta kibazo nta gapfukamunwa biragoye ariko sometimes turabikora nyine ikibazo kiba kiriho nyine nabo impamvu ya mbere binumvikana buriya umuntu ageramo winjira muri bisi sometimes ni ukinjira mu muryango ukabona abantu barakwitegereje ukabona batangiye kuryana inzara hari nubwo sometimes unabyumva no mu matwi uyu muntu uramuzi bimwe mu bintu utabushaka abantu baba badashaka ni ukugenda barangaje abantu cyangwa se aribo babaye igitaramo ugasanga barakubaza ibibazo ibintu nk'ibyo uratangira ati sitari se utagira n'imodoka agendamo ni ikibazo urumva ahandi ugasanga abantu ngo ngo wamubonye ugasanga nawe sometimes arabateza jam mubabona se umuntu aragenda abantu jam ikawa y'abantu kabisa ugasanga ibibazo byavutse iyo nayo rero muri impact ziri negative twavugaga kuri ziri no positive none reka mvuge nk'ebyiri zonyine zirahari reka mere ku ya mbere inahatse izindi zose nuko aka kazi dukora ka sinema ikintu kadufasha mu kudushakira inshuti kutwongerera inshuti tubana nazo mu buzima bwa buri munsi ni ukuvuga ngo wa mufana wawe gukurikirana kuri YouTube gukurikirana ahantu hatandukanye ahinduka inshuti yawe si inshuti gusa yo kuba yakureba agakurikirana filime zawe agakora bya bintu byose tuvuga ngo subscribe like comment share ibintu nk'ibyo ngibyo no arahinduka akaba n'inshuti yawe no mu buzima busanzwe ushobora no gukenera cyangwa nawe akagukenera mufashanya mu buzima bwa buri munsi niba ugize ibirori akaba yaza akagushyigikira niba ugize ibyago akagutabara the same nawe nk'uko nawe ubimukorera so iyo rero ni impamvu iri positive tubona kandi twishimira indi mpamvu nanone ni mu buryo buri financial icyo income icyo sinema itumariye ntekereza ko kugeza ubu ngubu nta kindi kintu dukora nta kandi kazi most of them are the film actors abenshi cyangwa se na producers bose usanga ni byabaye nka profession n'umwuga turawukora nk'umwuga udutunze nshobora kuwukora nkaba nakwishyura inzu nshobora kuwukora nkaba nagura plot nshobora kubikora nkaba nagura imodoka ngendamo nshobora kuwukora nkaba nakwishyura minerval y'umwana so ni akazi nk'akandi bitandukanye n'ibihe bya kera nyine bitashoboka kuko akundi twabivugaga ubu ngubu ushobora gukora umwuga wa film ukawukora ukagutunga kuko abantu benshi batuzwe nawe so icyo ni ikintu cyiza rero sinema itumariye muri make good rero turimo tugana ku musozo nk'uko twabivuze twatangiye tuvuga ku bigendanye na filime ibanga ndetse tuvuga Jasper cyangwa se Diaspora uragira
abakunzi bawe icyo bagenera mu buryo bw'amagambo nk'ubutumwa cyangwa se icyo bifuriza cyangwa se icyo basaba ni iki muri filime Ibanga nk'umuntu nka Jasper kugira ngo tugane ku musozo dusoza. ikintu nababwira nk'abafana bacu nta kindi kidasanzwe n'ubundi nibyo duhora tubasaba nuko dukurikirana bakadushyigikira muri uruganda rwa sinema turimo kuko nta bandi dukorera nibo dukorera so badushyigikire kuri platforms zitandukanye muri filime cyane cyane urumva muri filime Ibanga nka Jasper bakomeza bamurikirane nyina muri filime bita The Faceless nayo nyikinamo nayo barankurikirana ndabizi cyane hari n'izindi filime nyinshi dukinamo hari na filime ubungubu isoka Mande nayo ni filime bita Ibanga rya Mama so nayo ni filime nziza cyane nayo abantu bazayikurikirana ni ya Captain Regis irimo abastari batandukanye ni filime nziza cyane nayo tuzayihuriramo so nayo abantu kabisa bazayikurikirana kandi hamwe nashidikanya ko abantu benshi bazayikunda nayo so rero bakomeza badushyigikira muri filime zitandukanye baduteza imbere natwe tubaha ibyo bifuza tubaha ibyishimo natwe ntabwo tuzabatenguha kubakorera ibyo badusaba. Reka rero tugushimire cyane iyi nayo yari Baribari TV ni Baribari TV kabisa. Baribari TV mukomeze nayo bakomeze bayikurikirane bakoreho subscribe comment share abantu kabisa bakomeze bayikurikirane kuko nayo ntekereza ko nayo mu gihe gucisha ibintu byinshi bitandukanye n'amakuru ajyanye na sinema amakuru ajyanye n'abastari abantu benshi ibyo tubahishe ni byinshi icyambere ni ukutuba hafi natwe tukirinda kubatenguha. Asanteni sana kabisa ndabashimiye umunyamakuru wa Baribari TV. Nawe turagushimiye cyane. Asanteni kabisa. Nashukuru.